Aya basi mambo vipi? Ni gute umuntu ashobora gushaka kuganira n'abapfuye ariko ntamenye ko ari byo bishobora kumushyira mu kaga? Iyo ufashe ikintu gisa n'ikiniga cyangwa ubutwari bishobora kuguhindurira ubuzima burundu. Tugiye kurebera filime hamwe yitwa Talk to Me. Abantu mukunda filime ziteye ubwoba z'isanamitima mwegere hino. Tugiye kubana nande Samba boy inde Samba. Iyi filime yanditswe n'umugabo witwa Danny Phillips n'undi mugabo witwa Michael Phillips. Aba bagabo bari abavandimwe bavuka mu gihugu cya USA. Iyi filime yanditswe mu mwaka w'ibihumbi 2022 isohoka 2023. Filime yitwa Talk to Me ni filime ifite inkuru y'abana b'urubyiruko baba bakina game yo kugira ute yo kureba abantu bapfuye banyuze muri game nyine. Hari igikoresho baba bakoresha bakaba bareba iki abantu ukuntu bapfuye bakareba nimba bavugana nabo. Umwana witwa Mia rero akaba ari nawe iyi nkuru ishingiyeho, ahura n'uru rubyiruko ruri gukina game kuko aba yarabuze umubyeyi we, akifuza kuba yareba ahahise cyangwa se akifuza kuba yareba mama we kuko abamukumbuye. Tugeze ku gasubika kavuga ngo ikigeragezo. Mia ahura n'ikigeragezo cy'uko uru rubyiruko ruramwemerera akaza kureba iyi game cyangwa se akaza gukina iyi game. Yageramo agakoresha icyo gikoresho, yareba akabona mama we akajya amubonamo umuzimu. Mu kumubonamo umuzimu akajya yitegereza akamubona neza muriho gutya. Ibyari game bigahindura isura. Tugeze ku gasubi kavuga ngo urugendo rw'amarira. Mia yageragejwe bikomeye akiva muri iyi game. Ubwo yageze mu rugo akajya atangira kubona cya kiganza cya mama we kiri kumutera mu nzozi. Bigeraho noneho ibyari inzozi bihinduka impamo, kikajya kiza kikamuniga icyo kigeragezo. Turaza kubona irindi somo hano rikomeye cyane ko ntukajye ukina n'ibintu by'abazimu papa. Mia tugiye kugenda ku ntambwe ku yindi turese urugendo rwa Mia muri iki kigeragezo yabyitwaye mate cyangwa yabyifashe mate. Isomo rya mbere hano, Mia ikintu yakoze yifashishije amasengesho akajya aracanye buje kugira ngo arebe ko ibi bintu byagenda, ariko biranga. Tugiye kugera ku gasubi kavuga ngo inshuti za Mia. Inshuti za Mia harimo abasore 2 n'abakobwa 3, ariko muri ubu buzima ntukajye wizera inshuti kuko iyo ugeze mu byago ziraguhinduka. Uyu mukobwa witwa Mia bakimara kumenya ko ajya aterwa n'abazimu ba mama we, aba bana b'abakobwa batangiye kujya bavuga ati dore umuzimu dore umuzimu. Tugiye kurebera hamwe icyo bita isoza. Iyi filime isoza ishimangira cyangwa se igaragaza ko umuntu ashaka kwinjira muri buriya buzima bw'abazimu cyangwa se abantu bapfuye, biriya bintu rimwe na rimwe bikugiraho ingaruka. Hari abantu baba bagiraga icyo bita karande muri famiye zabo. Hari abantu baba bagira icyo bita karande muri famiye zabo. Nk'uyu Mia aba afite karande kuko urumva nimba umubyeyi wawe agaruka ari umuzima akajya gutera nta kibazo mwari mufitanye, izo ni karande za famiye. Tugiye kurebera hamwe amasomo cyangwa se ikintu dushobora kwigira kuri iyi filime mu buzima busanzwe. Ikintu ushobora kwigira muri iyi filime ya mbere, ikintu ushobora kwigira kuri iyi filime cyangwa se isomo ushobora kwigira muri iyi filime, isomo rya mbere riravuga ngo ntukigire wirukira igisubizo cyihuse. Murumva Mia kubera yari akumbuye mama we cyangwa se yumvaga ashaka kureba mama we byihuse, yagize ute? Yakoresheje uburyo bwa game. Ingaruka mwarazibonye. No muri ubu buzima rero ntukagire ikintu cyose ushaka ko kiba huti. Gushaka amafaranga byihuse ukahita uyabona, ibyo bintu many times bigira ingaruka. Sorry gato. Irindi somo tugiye kurebera hamwe ni isomo rivuga ngo
ubumwe mu nshuti n'imiryango. Tugiye kurebera hamwe iri somo. Ni isomo rivuga ngo mugomba kujya mugira ubumwe muri ubu buzima. Murabizi ko abashyize hamwe Imana irabasanga. Iryo ni isomo ryo muri Bibiliya kandi ni isomo rifasha no mu buzima busanzwe. Iyo ushyize hamwe Imana irabasanga. Iyo mushyize hamwe as a family cyangwa as a friend, ibintu bigenda neza. Inshuti za Miya rero hano murabizi ko zamutereranye, ibintu bikaba byagenda nabi cyane. Irindi somo riri hano riravuga ngo guhana imipaka y'ibidukikije. Mujye mugira aho mugarukira. Urumva kujya gukinisha ibintu by'abazimu papa, never. Ntimuzigere mukinisha ibintu by'abazimu. Iyi filime isoza itubwira ko Miya yazize ikintu yazize cya mbere, kuko n'ubundi birangira Miya apfuye yishwe n'ukuboko k'uyu mubyeyi cyangwa se mama we, uwo bayita mama we. Yarenze umupaka nyine, yakinishije ibidakinishwa. Iri somo naryo mujye muryitondera. N'uzajya ubona hari ibintu ubona nyine bidakinishwa, ujye ushyiraho umupaka ntukabirenge. Irindi somo hano rihari riravuga ngo nimba nyine ubuze ab'iwawe cyangwa se ab'umuryango wawe, ugomba kwemera kwakira ubundi buzima bushyashya. Iri ni isomo abantu benshi ribagora, kwemera kwakira ubuzima bushyashya. Ni ibintu bisanzwe rwose ko wabura abawe, kuko urupfu ni isezerano Imana yaduhaye. Kubera iki? Icyaha. So ujye wakira akaje nyine, ni ukwemera akaje niko babyita. Muri ubu buzima nuhura n'ikibazo ukabona ubuzima umubyeyi wawe, ntago ari iherezo cyangwa se it is not the end of the road. You have to keep being. Ugomba gukomera ugakomeza, life goes on. Ugomba gukomera nyine ugakomeza ubundi buzima, ntabwo ariho ubuzima burangirira. So guys, iyi ni filime yitwa Talk to me Halloween papa. Next time nzabakorera filime y'urukundo, nabonye muzikunda cyane, cyangwa se script y'urukundo. Reka tuzasubire. Ciao ciao, hasta la vista.